The mic radio. It's the mic radio. Alright, yes, one more time, ladies and gentlemen. Nizere ko mumeze neza byahatari. Ni The Mic Radio. Yes, muri aka kanya rero tukaba tugiye kuganira ku kintu cyitwa kwihoma cyangwa se kwikundishwa ku bantu baba batadushaka cyangwa se ku bantu badushuka cyangwa se ku bantu bayobya inzozi zacu, badutera umwanya munini mu buzima kandi abo bantu nta kintu kigaragara batumariye cyangwa se nta kintu bateganya kutugezaho batanadutekerezaho mu buzima bw'ahazaza, ahubwo bagamije kudukoresha kugira ngo bo ubwabo bishime, nimba ari vibes zabo ziryohe, nimba ari ibirori byabo biryohe, nimba ari ama events yabo agiye atandukanye, kubera yuko kuba duhari presence yacu hari icyo bo ibafasha, ariko twebwe mu buzima bwacu presence yabo ikagenda ibura. Ndizera yuko iyi ngingo abenshi tuyihuriyeho cyangwa se tuyumva kimwe. Ndizera ko buri wese yumva icyo ndimo kuganishaho. I'm coming very soon. The Mic Radio. It's the Mic Radio. Alright, yes, urabizi yuko rero mu buzima bwa buri munsi hari abantu usaba serivisi bisa n'ibihoraho cyangwa se by'igihe kinini, ariko wowe ukazarindira ko bagusaba serivisi ugaheba. Urugero, ari nk'abantu mu mutima wawe urabazi, je ntago mbazi, ariko hari nk'abantu wirirwa usaba ubufasha, wampaye 5k, wampaye 2k, wantije agakweto, wantije agashati, wankoreye ikintu kiriya, ariko umwaka ugashira we ataragukenera niri na rimwe, yewe niyo byaba ari kugutuma ahantu cyangwa se kugutuma ku muntu cyangwa se na nimero y'umuntu akaba atayisaba wowe akaba yayisaba abandi. Mostly uzasanga abo bantu badusupportinga muri ubwo buryo, iyo nta kintu na kimwe atwaye, wenda ari umuntu ushaka kwifashiriza cyangwa se ari umuntu bidafite icyo bitwaye kuba umwifashisha. Mostly uzasanga bigenda bikagera igihe wa muntu abona yuko mbese adahari, wahirima ameze nk'inkingi we wegamiye, agatangira rero gusuzugura cyangwa se agatangira kujya abifata nkaho uri umuntu uciritse cyane kuri we, uri umuntu usanzwe cyane, mbese agatangira kugufata nk'abantu bari hasi yiwe. kandi mu by'ukuri ubundi mu buzima busanzwe tuzi yuko kwa kubufasha setime cyangwa se ni ibintu bisanzwe, ni bikorwa nyine ikiremwa muntu gikora umunsi ku munsi, ni ibintu mu by'ukuri nk'abantu tuba tugomba guha agaciro cyangwa se tuba tutagomba kugira ibyahatari, kubera ko buri wese aba afite uho yakenera igihe icyo ari cyo cyose. Ndi kukubwira wowe rero ubaye mu buzima bwo kwiyambaza abandi, ariko wowe nta muntu ugira ukwiyambaza, wiyambaza abandi bisa n'ibihoraho, ariko wowe ntacyo muri make abantu bagukeneyeho, nta kintu ufite abantu banyotewe cyangwa se abantu bakwifuzamo. Ndakubwiza ukuri, uyu munsi aka kanya uri kumva ibi ngibi ushaka wafata imyanzuro mishya, n'umwaka mushya n'imyanzuro mishya, watangira bundi bushya ukareba uburyo nawe waba umuntu mwiza cyangwa se waba umuntu w'ingenzi muri society, nawe ukaganwa cyangwa se abandi bagatangira bakakwiyambaza, kabone niyo nta waba utanafite ibyo ubasapurayinga cyangwa se ubaha cyangwa se ubafasha, ariko byibuza rimwe mu gihe ukajya ubona nawe umuntu kwiyambaza kubera yuko akwizereyemo cyangwa se kubera ko abona ko hari ibyo wamufasha. Aba bantu rero tugenda twiyomekaho umunsi ku munsi, baduhamagara Friday igeze bakatujyana mu birori, kubera ko bazi yuko turi bubaryohereza ibirori, kubera ko bazi ko tuzi kwizihirwa, kubera ko bazi ko nta cyababaho duhari, kubera ko bazi ko turi ijisho ryabo rya gatatu. Aba bantu nta kintu na kimwe mu buzima bazatumarira, ntacyo bazatugezaho. Ni ikimenyimenyi iyo agiye kubwira ati bro, it's a Friday, birabera ahangaha, winyabyo hagere nyamuneka
turebe ukuntu tubigenza, haze gushya tuze gutwika. Ariko uzabicunge, nta ushobora kuguha transport, nta ushobora kuguha arijado poshi, nta muntu ushobora kumenya ngo nyuma yuko muvayo ubuzima bwawe buraza kugenda gute. Nta numenya ngo mugisezeranaho cyangwa se mugitandukana biraza kukugendekera gute. Ushiduka yongeye kuguhamagara kundi wa gatanu uzakurikira ati bro, it's another vibe. Nimba rero uzi yuko ufite ikigare kimeze gutyo, katira hakiri kare, kubera yuko umwaka umurashira 2 3 4 5 uzisanga abantu baragusize kubera ko baguhamagaraga ngo uze mujye kwenjoyinga, bo bamaze icyumweru bakorera amafaranga ku kwezi bagahembwa, kandi wowe uri umushomeri. Icyumweru cyashira bakakubwira bati ngwino tujye kunywa inzoga, ngwino tujye mu byana, ngwino tugende dutembere, tujye ku Gisenyi ku mazi, to having a fun. Having a fun baruhura mu bwonko kugira ngo the next coming week bazabe bari strong, bakora akazi kabo neza, bazabone ibyo bazaruhuka muri weekend izaza. Naho wowe rushati, wowe uri mu kageto kawe mani no kubona ikintu cyitwa pozo ari ibyahatari, wowe uri kurwana na style, uri kurwana no kwambara neza kugira ngo wisunge ayo maniga, ayo mashuri, mujye ku Kivu cyangwa se n'ahandi hantu mujye gukora amabara. Mu by'ukuri kandi wiherero karira, wiherero ukabona ubuzima bwawe naho bugana mani, ukabona everything nyine ni haso, ukabona buri kimwe ni haso. Ariko mu by'ukuri ukaba ufite ikigare cy'abasirimu, wirirwa womaho, wirirwa wiyomekaho, kandi mu by'ukuri bo batagutekereza mu hazaza haho cyangwa se muri future yabo, ukaba wowe uri indorerezi uraho ngaho umeze nk'umufana. I'm coming very soon. The mic radio, it's the mic radio. Right, rero tuvuge ko ntarirarenga hakiri kare, ariko ni umwaka mushya, ingamba nshyashya cyangwa se imyanzuro mishyashya. Nimba ufite umuntu wihomaho, nimba ufite umuntu witwa kukundana nawe akaba aguhamagara ruko agukeneyeho service, agukeneye amafaranga cyangwa se ashaka ko muryamana, akeneye fun, akeneye nyine kukwishimisha aho then mwamara kwishima akongera akakujugunya, ukarindira yuko azongera kuguhamagara rukagukeneye, uwo muntu jugunya. Nimba ufite ikigare cy'abantu musangira bieri, mugasangira bieri, batazi ngo igifu cyawe kirimo iki, batazi ngo urataha gute, batazi ngo waje gute, batazi ngo after yuko ugera mu rugo biraza kugendera gute, abo bantu jugunya. Niba rero kandi ufite abantu wiyambaza umunsi ku munsi, ukaba ubakenera kenshi gahoraho, bagusupportinga bihoraho, ariko wowe nta n'uwagutira agashati, nta n'uwagutira agapantaro, nta n'uwagutuma ahangaha, nta n'umuntu wagusaba service nimwe. My brother, my sister, telling you the truth, ni igihe cyanyacyo ngo stopping cyangwa se utangire ugira ibyo ugabanya, ugira ibyo ugabanya mu byo ubakeneraho, kugira ngo nawe ukwigira kwawe gutangire nawe umuntu wifitiye agaciro cyangwa se ufite societe agaciro, societe izakenera. Yes, nibyo ngibyo rero nakubwira. Nibyo ngibyo ngira ngo uyu mwaka, niba uri umuntu ukurikira Boss Kabutura, nimba ari umuntu ushaka impinduka mu buzima bwe, utangire nawe wikunde, utangire ube mwiza, wigiye mwiza, uyumve nk'umuntu uri wadanje. Uyu munsi nuba wakubiswe, ugerageze nyine wihangane, ejo cyangwa ejo undi Imana ibigenda ica inzira, ibyo ukora ubikunde cyane, ushyiramo akabaraga, wimotive. Nimba udafite abakumotiva, ubundi urindire ahazaza hawe. Ni byinshi rero tugenda tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, muri community tubamo, muri societe tubamo. Abantu benshi badufata nk'ibikoresho cyangwa se tubana nabo tubibohomaho, batwifashisha nyine mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bo bishime. Hanyuma rero nituza gutandukana nabo, twongere tujye muri struggle z'ubuzima bwacu. Abo bantu ntago nkubwiye ngo ubashyingure, ariko abo bantu washyireho rido, use nubibagiwe, nawe ujye ubakenera gake gashoboka. Ni The Mic Radio, ni Boss Kabutura Nyitarumasha. Thank you so much, ladies and gentlemen. Nizere ko mwakoze subscribe kuri Boss Kabutura The Mic Radio, mkaduforinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha Boss Kabutura.
boss kabutura breaking the cycle live. Nizere ko rero iyo cycle yo kwihoma yo gukenera udakenewe ugiye guhita uyivamo amount. The mic radio, it's the mic radio.